ufite urusaku ahantu hose. Niyo mpamvu itorero tudafite imbaraga, kuko umwanzi arabizi ko iyo wazimye ntacyo wamutwara, akurangarije mu byiza ntacyo wamutwara. Amagambo y'Imana akaba makeya muri twebwe. Niyo mpamvu y'amagambo y'Imana abaye makeya muri twebwe igihe azakurasa umwambi we, kuko aturasa imyambi mibi yaka umuriro, niko Pawulo yatwandikiye mu Efeso igice cya 6. Nakurasa umwambi we waka umuriro azakubasha, kuko umaranye iminsi urusaku mu matwi yawe, umaranye iminsi urusaku mu maso yawe. Nongere nkwibutse ngo rushobora kuba urusaku rw'ibintu bisa nk'aho ari byiza, ariko biragukamura imbaraga. Magambo y'Imana agashira muri wowe, byiringiro bitagajuka bigashira muri wowe, ugatura mu isi nk'uzayihoramo, bigatuma wanduranyirizamo, bigatuma ushaka ibyayo, bigatuma wumva abantu baragusize, bigatuma ukura amaso n'umutima kwibaza ngo ese Imana iranshakaho iki, ese ubu ngubu isi yose iramutse inkomeye amashyi ariko data yumiwe, harimo avuga ati Sorutanse ko tumutakaje, nyamara isi irimo kumpa amashyi, byamara iki? Imana itugirira imbabazi. Icyaha cyo kuba bizi, icyaha cyo guhuga, kuko icyaha cyo guhuga ntikirangirira mu cyaha cyo guhuga. Umwanzi abazi icyo arimo yubaka, abazi neza ko azagera igihe akagutinyura ibyo watinyaga, abazi neza ko azakuzimya urukundo rw'agakiza, urukundo rwa Kristo rugakamuka muri wowe. Imana itugirira imbabazi. Ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazako. Ese turimo turavuga ngo tuve mu kazi? Oya, tugakore cyane. Ese turekeraho kwiga? Oya, twige cyane. Ariko umuntu ashobora kwiga ubwenge bujya mu mutwe, umutima wuzuye Yesu. Umuntu ashobora gucuruza akora imibare na kontabilite sinzi n'ibindi byose, umutima wuzuye Yesu. Umutima nutuzura Yesu uziba imisoro, umutima nutuzura Yesu uzabeshyaho gatoya, umutima nutuzura Yesu uzagirira ishyari umuturanyi wawe winjije abakiriya benshi kure, umutima nutuzura Yesu abantu bazashima Imana ahangaha, umutima wawe ubabare nkaho wavuze ngo Mana wewe wagiriye neza uriya mwana w'umuhungu wakishije umwana wa pasiteri, nawe iyo neza uzayicisha iwacu. Wowe wahaye bariya ababyeyi abana bo bagatsinda amanota, iyo neza izagera iwacu. Umutima nutuzura Yesu agashyari kazahinguka, uzabihirwa n'urugendo. Umutima nutuzura Yesu uzajya gushaka umutima wawe. Umuntu ashaka kugira ngo aho ariko biruzuye rusengero nkaba ndukunda, no kuririmba nkaba mbikunda, nanasenga ngo Imana izangirire neza, ariko kuko umutima wakonje ikigeragezo kikankubita, abajyanama bakaboneka bati nyamara hari umuntu ufite umuti w'igikundiro. Imana ishimwe cyane, hari umuntu ufite umuti w'igikundiro. Mukobwa ugize imyaka 40 ni umuti gusa, baranabigusobanurira bakanabitubwira bagatubwira ati ariko nanasenga, abafite na Bibiliya aranasenga, ariko ni umuti w'igikundiro gusa ukaraba, umuti w'igikundiro. Umutima nutabira kubw'urukundo rw'Imana muri wowe, ushobora no kutajya mu byaha, ariko tuvuga ariko ntiwerere dati muto yaragutegerejeho. Ibyago n'amakuba, imibabaro yatuzimirije impano nyinshi nziza zari mu bera zatugiraga umumaro mu itorero, zirazima kubwo gupfusha, zirazima kubwo kurwaza, zirazima kubw'ibyago, zirazima kubw'ubukene, zirazima turabatakaza, kandi bari ingingo nziza zidufitiye umumaro mu bwami bwa Data. Umwanzi yakuze mu cyaha agutega icyago kikagukamura, ariko iyo umutima ubirira icyago uragisimbuka, uhora wongerwa mu imbaraga nk'izikiza, uratumbagira mu kirere, uragenda n'ucogora. Haleluya, ugenda wongerwa mu imbaraga, kandi uko dusoza mu mubiri umutima wacu urushaho gutoha. Imana ishimwe cyane.